Gihe umuntu ajya aba mu buzima akagerageza kugira ibyo yikorera bikanga, ugashakira ahantu hose bikanga, ukarebera iburyo bikanga, ukajya ibumoso bikanga, ikintu ukoze cyose kikanga. Ariko uyu munsi message nkuzaniye iravuze ngo Imana ubwayo irirahiriye, iravuze ngo kubwayo izabyikorera ngora. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo gutangariza iri jambo ngo kubwayo ni izabyikorera ngo, kandi ngo nta cyatuma izina ryayo ritukwa. Izina ryayo rero nicyo cyubahiro cyayo. Icyubahiro cy'Imana ikirwanira kurenza ikindi kintu cyose watekereza. Kubwira ngo mwana wanjye iki ngiki nzagikora, mbese ukagira nzayimana, ubuzima bwawe bukongera bukavomererwa, ukizera ko nubwo abantu bagutereranye, nubwo nta muntu n'umwe wagufasha mu kibazo, cyane ko abantu tubana mu bihe byoroshye. Gusa niyo ubabwiye ngo ngiye muri gahunda runaka, akenshi abantu barakubwira ngo tukuri inyuma, nta muntu n'umwe ukubwira ko akuri imbere. Ariko Kristo we arakubwira ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Bisobanuye ngo azakujya imbere. Mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Data wo mu ijuru abagirire neza kuko mudahwema kubana natwe mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Ngewe rero nitwa Pascal, Imana irahari. Uyu munsi nifuje kugira ngo twongere tuganire, kandi tuganire ku byubaka umurimo wa Data. Iyo nitegereje rero mbona muri iyi minsi abantu benshi bakeneye ijambo ry'Imana, cyangwa se bakeneye umutsima utera imbaraga. Muririmbyi yararembye aravuga ngo munywe ku mazi y'ubugingo kandi munywe umutsima munywe ku mazi y'ubugingo kandi murye ku mutsima utera imbaraga. Bisobanuye ngo tugomba kurya kandi tukananywa kugira ngo tubashe kuba abantu buzuye, kandi buzuye muri byose. Apana kuvuga ngo uranywa nturye, cyangwa urarya warangiza ntunywe. Uyu munsi rero Data wo mu ijuru akugirire neza cyane. Reka nkwinginge kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Ujye ugerageza no gusharinga ibi biganiro kugira ngo bigere ahantu hose, kandi Data wo mu ijuru arajya arushirizaho kuguhereza umugisha, cyane ko ari ibiganiro byubaka kandi bitwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Ineza y'Imana rero ibane namwe. Ushobora kuba udukurikiye urwaye cyangwa se ubabaye. Reka nkubwire ngo kurira kwarira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka tubanze dushime Imana mu isengesho, kandi tubasabire n'umugisha kubw'uko mwashyize umurongo wanyu ahangaha kuri iyi chano yacu mukaza kudushyigikira. Uri Imana y'imbaraga, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Reka ngushimire yuko waturinze kandi ukatubera amaso uko bwije nuko bukeye. Ndasabira umugisha buri wese wabanye natwe ndetse n'udukurikiye. Nyemerera abadukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bose bahabwa umugisha wawe, kandi ubuntu bw'Imana bubagereho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngayo nguko rero ikirere nacyo ntabwo kitumereye neza, ariko ibintu byose biraza kugenda neza kubw'Imana. Imvura igiye kugwa, ariko niramuka iguye turahindura location, nta kibazo. Bibiliya ivuze iki? Muri Yesaya 48 umurongo wa 11 uravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Data wo mu ijuru akugirire neza. Ni Yesaya 48 umurongo wa 11 aravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
hari igihe umuntu ajya aba mu buzima akagerageza kugira ibyo yikorera bikanga, ugashakira ahantu hose bikanga, ukarebera iburyo bikanga, ukajya ibumoso bikanga, ikintu ukoze cyose kikanga. Ariko uyu munsi mesaje nkuzaniye iravuze ngo Imana ubwayo irirahiriye, iravuze ngo ku bwayo izabyikorera, ngo kandi impamvu ya mbere izatuma ibyikorera ni uko itazemera ko izina ryayo ryatukwa ku bwawe. Hari igihe uba mu buzima bubabaje, ukaba mu buzima busuzuguritse, ukaba mu mibereho ibabaje cyane, rimwe na rimwe abantu bagatekereza ko ubuzima urimo udashobora kubuvamo, cyangwa se urubanza ufite udashobora kurutsinda, cyangwa se uburwayi ufite udashobora kubukira. Ariko wajya gusenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye, iki ngiki nzagikora, mbese ukagira nzayimana, ubuzima bwawe bukongera bukavomererwa, ukizera ko nubwo abantu bagutereranye, nubwo nta muntu n'umwe wagufasha mu kibazo, cyane ko abantu tubana mu bihe byoroshye. Gusa niyo ubabwiye ngo ngiye muri gahunda runaka, akenshi abantu barakubwira ngo tukuri inyuma, nta muntu n'umwe ukubwira ko akuri imbere. Ariko Kristo we arakubwira ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Bisobanuye ngo azakujya imbere arwanye ibikurwanya, azakujya imbere niba hari amahwa wari watezwe azayategura, azakujya imbere mu gihe Satani azaba agambiriye kuguteza impanuka. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo ku bwanjye nzabyikorera. Dore nta cyatuma izina ryanjye ritukwa ku bwawe mama, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa ku bwawe papa, nta cyatuma izina ryawe ritukwa. Mbese Imana ikakwereka ko nta kintu na kimwe cyatuma izina ryawe ritukwa ku bwawe. Yego, ku bwayo niyo izabyikorera. Ukibaza ngo mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ese ni ukubera iki hari ibintu byinshi cyane bikomeza kugenda byanga. Nta kindi nyine bisobanuye ko wowe nta mbaraga ufite, nta nizo wakwigera ubona, nta n'ikintu na kimwe washobora. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo gutangariza iri jambo ngo ku bwayo niyo izabyikorera, ngo kandi ngo nta cyatuma izina ryayo ritukwa. Izina ryayo rero nicyo cyubahiro cyayo. Icyubahiro cy'Imana ikirwanira kurenza ikindi kintu cyose watekereza, kuko Imana ntabwo yishimira ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ita agaciro mu buzima bwayo bwa buri munsi. Irashaka kugira ngo igire agaciro ku bw'imirimo myiza igukorera. Nibyo koko uravuga ngo nyamara iki ngiki ninde wagikora? Ese ninde muntu wagikemura ku buzima bwanjye? Ukareba ahantu hose bikanga, ukabona nta nzira n'imwe ibaho wacamo kugira ngo icyo kintu gikunde. Ariko inzira ya mbere nakugiraho inama, kuko iyi mesaje imanukiye abantu bose bavuga bati twebwe turareba ahantu hose tukabura inzira n'imwe twacamo kugira ngo tubone igitangaza cy'Imana, cyangwa se Imana idukure kuri uru rwego itugeze ku rundi rwego, cyangwa se ukifuza wowe kuva kuri urwo rwego, kabone nubwo utaba warasomye Bibiliya ngo umenye ko Imana ari itanga, ariko ukajya wumva mu buzima bwawe urifuza kuva ku rwego rumwe kugira ngo ugere ku rundi. Reka nkubwire iri tangazo, ikintu gishobora kugufasha cyonyine kikagutumbagiza ukava ku rwego ukagera ku rundi, utagombeye ibitambo, utagombeye kwigura, utagombeye kwitwara nabi, utagombeye kugira imibereho yenda itandukanye n'ukwemera kwawe. Kuko hari abantu bavuga bati kugira ngo mbashe kugera kuri iki kintu nuko nzaca muri izi nzira kuko na runaka yaziciyemo. Uwo runaka rero ntabwo ari wowe ni wowe. Hari icyo ugomba gukora ku buzima bwawe, kuko iyi mesaje ni wowe ije ishaka, ni wowe ije yerekejeho. Icyo ugomba gukora ni ikihe rero? Nuko ugomba gusenga, kandi ugasenga ukongera ugasenga, mbese ukiyumvamo ibihe byiza bitangwa n'Imana, ukumva kuri kumwe n'Imana 100%, ukumva kuri kugendana nayo 5/5, warangiza ugategereza wihanganye, kuko Bibiliya iravuze ngo ku bwanjye nzabyikorera. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, nta cyatuma Imana ita agaciro ngo abantu bavuge ngo runaka nawe wasenze, runaka nawe wavugaga Imana, runaka nawe waririmbiye Imana. Abantu bakacanganyikirwa ndetse bagatekereza ko Imana nta kintu na kimwe gishoboye. Uyu munsi rero password nta yindi, niyo gusenga Imana, ariko ugasenga unakiranuka, ukiyeza muri byose, ukagira urukundo nk'uko Bibiliya bivuga, ukanga icyaha n'igisa nacyo nk'uko Imana ihora ibitwigisha buri munsi, ukagira imbuto nziza zikwiriye abihannye, kugira ngo Imana ibashe kugukura kuri uru rwego ikugeze ku rundi. Hari abantu bajya bansetsa cyane bakavuga ngo, cyangwa bakanicara bagatekereza ko kugira ngo bagire ikintu bageraho ari uko bagomba kuba biyambuye agaciro.
hari abantu biyambura agaciro bagakora imirimo y'urukozasoni, bamwe bakajya mu buraya, abandi bakagaragara bavuga amagambo adahesheje Imana icyubahiro, abandi bagakora imirimo mbese idahesha Imana agaciro kugira ngo bakunde bagire icyo bageraho. Reka nkubwire, uwo ni umugisha w'ababi. Kandi Bibiliya iravuga ngo hari umugisha w'ababi hakaba n'umugisha w'abeza. Bibiliya iravuze ngo mvumburira umugisha ababi n'abeza. Hari abantu benshi twabonye bagiye bangwa bagashakisha n'umugisha bakawubura, bakabura mbese n'uwabagirira impuhwe mu mibereho yabo ya buri munsi. Uyu munsi yabonye akazi bamwirukanye, uyu munsi yarwaye ejo yakize, ejo bundi yarwaye, uyu munsi yacuruje yahomye, mbese ibintu bye byose bikanga. Password nta yindi niyo guhita wirukanga ukajya gushaka Imana, kuko nta washatse Imana ngo iyo Mana ibure kumwitaba, nta n'uwakoreye Imana ngo Imana ibure kugira ibyo imukorera, Imana ibure kumugirira neza. Bibiliya iravuga ngo n'urubyaro rwe oya ntiruzasabiriza. Kuba waba uri mu buzima bubi, kuba waba uri mu mibereho mibi, kuba waba ushakisha bikanga, kuba waba ukora bikanga, ntabwo bisobanuye ko Imana yagutaye, ntabwo bisobanuye ko Imana yagutesheje agaciro, ntabwo bisobanuye ko watutse Imana, ntabwo bisobanuye ko wakandagiye, mbese wakandagiye ijambo ry'Imana cyangwa se ukanarisiribanga ukubonye. Ahubwo hari igihe yaba ari ngombwa ko wowe wibagiwe, hari igihe wibagiwe ukibagirwa aho uhuriraga n'Imana, ukibagirwa aho wabaniraga n'Imana, warangiza ukitwara nk'ab'iki gihe ukagira ngo uzabona umugisha w'ab'iki gihe, kandi wowe ntabwo umugisha wari uw'ab'iki gihe, umugisha ukomoka ku Mana. Bibiliya yaravuze neza, iravuga ngo ndi Imana ivuburira umugisha ababi n'abeza. Ese kuri gushakira umugisha wawe ukaba uri kuwushakira mu babi, harya wowe uri mubi? Kandi wowe umugisha wawe uri uw'abeza, kabone n'ubwo wakora ibyo ababi bakora, ariko Imana ntabwo yaguhereza umugisha, ahubwo uravunika. Niho handi bavuga ngo ni cya giti cyatemwe. Kubera iki? Wewe wagiye gushakira umugisha ahadakwiriye, ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, uhinduka inkwenene. Uri mu gihe cyo kwibaza ngo ko abandi bakora ibi ngibi bakaba babayeho, ko abandi bakora nabi ariko bakishyura amazu, ko abandi bakora nabi bakubaka ayandi, ko abandi bakora nabi bagacuruza bikemera. Nyamara abo bandi wowe ntabwo ari wowe. Wowe Imana irakubwiye ngo nta cyatuma izina ryawe ritukwa ku bwawe, ni wowe uri gutukisha Imana. Ariko nuhindukirira Imana, ku bwayo nizabyikorera, ku bwayo nizakumwakura, ku bwayo nizagukiza indwara, ku bwayo nizaguha urugo nk'abandi, ku bwayo nizaguha kunguka nk'abandi, ku bwayo nizaguha agaciro nk'abandi, kuko ibyawe ni Imana ibifite, ntabwo bifitwe n'umuntu. Nubwo wanga amaso umuntu, ariko ntabwo ibyawe ari umuntu bifite, Imana niyo ibifite. Icyakoze isaha y'Imana yo yageze yakoresha umuntu kugira ngo ibyo ngibyo bikugereho, ariko wowe nta kintu na kimwe wakora kugira ngo iby'Imana iguteganyiriza ubashe kubigeraho. Waca mu nzira mbi zibaho, waca no mu nzira nziza zibaho zose, ariko icyo Imana yagambiriye kugukorera ntushobora kukigeraho Imana itakoranye nawe, Imana itagendanye nawe, Imana itahagurukanye nawe. Abisiraheli bagiye mu bunyage, baranyagwa baba mu Egiputa, ngo bakoreshwe imirimo y'uburetwa, bagahabwa ibyo kurya by'agahimano, nta kintu na kimwe bageragaho. Imana ntiyari gukora ikosa ryo kubahera umugisha mu Egiputa, kuko mu Egiputa ngo hari abanzi babo ibihumbi, hari abanzi babo benshi bashakaga ko bapfa. Ntibifuzaga ubuzima bwabo ko bubaho, ntibifuza ko babaho neza, ntabwo bifuza ko barwara ngo bakire, kuko hari benshi baburiye ubuzima bwabo mu Egiputa. Abagabo benshi babaye inkone bari mu Egiputa, abagabo benshi babaye nabi, baragenda baba banyage hariya mu Egiputa, bakoreshwa imirimo y'uburetwa kuko bari mu Egiputa. Bisobanuye ngo hari ubuzima nyine urimo bw'uko ushakisha bikanga, ariko reka nkubwire ngo ku bwayo izabyikorera. Abo nabo bari bari ku isezerano, nubwo bari mu Egiputa bari mu bunyage, Imana yari izi neza ko izohereza Mose, kandi uwo Mose akaba ariwe uzabakura mwa kiriya gihugu. Barategereje, barihangana, babana n'Imana, bingingira Imana. Hari n'igihe cyageze rwose bigaragara ko ibintu bigiye kurangira, bigaragara ko mbese bigaragara ko bibarangiriyeho Abisiraheli, kandi bari muri icyo gihugu. Icyo gihugu ntabwo cyari icyabo, cyari igihugu kibi, n'umwami waho yari mubi.
ariko barakomeza basenga Imana. Nta kindi Imana yari gukora nuko yabihanganishaga ikabereka ko izabatabara bageze mu gihugu cy'amasezerano. Imana yateguye Mose, imaze kumutegura itanga ibimenyetso byinshi mu Egiputa, nyamara ntabwo bemeye Imana. Ariko isaha y'Imana iza kugera, Imana itegura mission yo kubakura mu Egiputa kugira ngo iberekeze mu gihugu cy'isezerano. Ariko iyo mission ntabwo bari kuyigeraho, iyo mission Imana yateguye ntabwo yari kugerwaho batabanje kumvira Imana. Bose siko bumviraga Imana, ariko harimwe bumvira Imana. Mose yumviye Imana. Imana yamubwira ngo fata ubwoko bwanjye ubukure hariya mu Egiputa ubujyane mu gihugu cy'amasezerano, nibagereho niho nzabahera umugisha. Imana ishimwe. Nawe waba uri aho ngaho, ukaba uri mu butayu bukakaye, ukaba uri mu burwayi bukakaye, ukaba uri mu buzima bukakaye, reka nkubwire ngo nta kindi cyagufasha, nta yindi support wabona uretse support yo kwirinda, uretse support y'amasengesho yawe. Wowe urasenga, Imana yohereza ubufasha. Ubwo bufasha nibwo bugukura muri ubwo buzima. Ngo maze Mose arahaguruka, ahagurukana ubwoko bw'Imana, aburangaza imbere, arahaguruka aragenda. Aza kugira ibibazo muri iyo nzira. Kuba wowe uri kumwe n'Imana ntibisobanuye ko utagira ibibazo. Wagira ibibazo ndetse cyane, wagira ingorane ndetse cyane, wagira uburwayi ndetse cyane, wakwicwa n'inzara ndetse cyane, wabura akazi ndetse cyane, wabura aho kuba ndetse cyane, ndetse wasufura rwose ukabura n'imyenda yo kwambara. Ntabwo ibyo bisobanuye ko Imana yamaze kuguta, ahubwo yo n'uyu munsi iravuze ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa ku bwawe. Wizere kandi unyiringire. Arangije ahagurukana n'ubwoko bw'Imana, baragenda bagera ku nyanja itukura. Ndagira nkubwire ngo nta cy'Imana wageraho utabanje guhagarara ku munzani. Aho ku nyanja itukura ngo hari hagoswe n'imisozi miremire, hari umusozi w'iburyo, hari umusozi w'ibumoso. Imbere ari inyanja ngari cyane batashoboraga kwambuka, ariko inyuma noneho by'umwihariko akarusho hari ingabo za Farawo ngo ziri ku magare zigambiriye kwica ubwoko bw'Imana. Wigira ubwoba ntabwo uzagwa mu butayu, wigira ubwoba ntabwo uzagwa mu nzira, wigira ubwoba ntabwo uzapfa utageze ku cy'Imana yagusezeranije. Ngo maze Mose ahamagara Imana, arangije arebaza ngo papa, ko mbona noneho bikomeye, ko mbona bincanze, ese mbigenze nte? Kuko hari abantu benshi batakamba bakaririra Imana, kavuga ngo Uwiteka we, ko mbona byanyobeye, ko mbona byancanze, mbega ubu mbigenze nte? Abana ntacyo kurya bagira, nanjye ntakomeze, ubuzima bwabaye bubi, ubuzima bwashaririye. Ukareba inzira zose ukabona inzira zanze, ukareba hirya no hino ukabona byanze, ukareba mu nshuti zawe ukabona ntawe ukikubona, ukareba mu miryango ukabona ntawe ukiguhanze amaso, uwatakiye wese ugasanga yarakwanze. Warangiza ukibaza ngo Uwiteka ndabigenza nde? Reka nkubwire iyi message. Mana yumvise gusenga kwawe, Mana yumvise amarira yawe, Mana yumvise gutaka kwawe, Mana yabonye kuri intabwa, Mana yabonye kutagira epfo na ruguru. Uyu munsi wa none irangije kuntumaho, irambwiye ngo gutangariza iri tangazo, uhumure. Nta cyatuma izina ry'Imana ritukwa ku bwawe, nta cyatuma izina ry'Imana rita agaciro ku bwawe. Imana irabizi, izi umubabaro wawe, izi ingorane zawe, izi uburwayi bwawe, izi ubukene bwawe, izi ko utagira epfo na ruguru, izi neza ko abantu bakwanze. Reka nkubwire, aho uri hose ubyumve, iyi Mana ntiyagutererana. Ngo barangije batakambira Uwiteka, ngo ayi Uwiteka we, ko tubona ya nzira wari utuyoboyemo, iyi nzira nayo yanze. Kuko nawe hari urugo wagezemo ukabona biranze rwose, kuko hari akazi wagezemo ukabona biragucanze rwose. Reka nguhereze iri tangazo, iyi Mana ntinegurizwa izuru, ni Imana y'amahoro, ntabwo ari Imana igitererana abayisunze, ahubwo ibabera amaso. Irangije irategeka, ngibaza Mose ngo mbega Mose, icyo nicyo ufite mu ntoki zawe? Mose arangije avuga ashize amanga, aravuga ngo ngiye mpafite inkoni. Ese wowe ni igiki ufite? Imana igukeneye kugira isengesho, Imana igukeneye kugira ukwizera, Imana igukeneye kugira ngo uhaguruke. Haguruka muri iki gihe kigoye, uhagurukane imbaraga, uhaguruke gukomera, uhagurukane ukwizera, ugende usenga Imana, uyereke ibyawe
byose. Hari abantu bahura n'ibibazo ntibatakambira Imana, barangiza bakajya mu kajugane gusa, bakajya mu magambo gusa, bakajya mu kwirirwa babwira abandi gusa. Imana ntikeneye ko ubwira abantu umubabaro wawe, Imana ntikeneye ko ubwira abantu agahinda kawe, ahubwo icyo Imana igushakaho ni ukugira ngo uyijye imbere, uyereke umubabaro wawe ndetse n'agahinda kawe, nirangiza uruki gutabara. Ushobora utakigira kwizera, reka nkubwire ngo gira kwizera. Ushobora kuba utakizera Imana ko ikora, reka nkubwire ngo izera Imana irakora, kandi nta na kimwe kijya kinanira. Aho waba uri hose wasenga Imana ikakumvira. Nari nkuzaniye message ikubwira ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kandi nubwo byagucanze, kubwayo nizabyikorera, nta n'icyatuma izina ryawe ritukwa. Wakoze cyane kubana natwe, reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kandi ngushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Hereza umugisha wawe badukurikiye, kandi wibwiraga yuko nta butabazi bumuriho. Ndagira ngo umusure, umwereke ko ukiri Imana ikora, kandi ukazura n'abapfuye. Ngaho urohereza umugisha buri wese, kandi ndakomeza imitima y'abababaye, imitima y'abafite intimba, imitima y'ababuze uko bagira, kugira ngo Data bongere bakwizere kandi baguhanga amaso. Mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye, amen. Wakoze cyane kubana natwe. Imana amahoro iguhereza umugisha. Shalom.